ijambo ngira ngo abantu badukurikiye niba hari icyo mubashije gutora muri iyi interview ubwo nahanyeho kugira ibyo mutoramo gusa havuzwe byinshi muri iki cyumweru ntabwo ariwe gusa wavuganye na Kate Idols kuko n'iki kintu cyavuzwe ntabwo ariwe gusa cyavuzweho ahubwo Kate Bashabe nawe yaravuzwe cyane umunyamideli akaba n'umubosikazi w'imbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda arambwira ati ikintu nanze nuko bavuze ngo nasambanye na David nta komantire hano mvuga nuko bandika ibintu byose bitari ukuri nagakazi cyane ngira ngo bakora uburenganzira bwabo kwandika sitomakinoroga ariko ntabwo biba byiza gukabye cyane bibyari icyo uvuga ko bakabije ni iki ari nacyo wenda wabihanizaga urumva njye nabiye njyewe icyo uvuga yewe gushobora kuba wabonye na nyuma n'ubundi ukavuga ati niba ariko ntabwo ushaka konfirima amakipe yabo kwa niyo baba ababaje bose kubera ati umuntu yaryamanye n'uburyo basambanye urumva ijambo nk'iryo too much urumva ushaka kuvuga ati umuntu yatanye n'undi cyangwa se ukavuga tukabonanya abantu bajya kugira ngo tugire that's fine ariko kuvuga ngo uyu yaryamanye n'uyu aje wabonye ntabwo professional ngira ngo ahanini ibyatumye ugira reaction cyane ni inkuru zakwanditsweho bavuga ko waryamanye nk'uko wari ubivuze na David aherutse mu Rwanda n'umuhanzi wo muri Nigeria niwe bavuzeho cyane kuri wowe ahari ngira ngo nibyo byazamaye amarangamutima yawe kuri gura rwego njye ntabwo kuvuga ngo byarambabaje abaje giving my comments uko mbibona ngeno bajya bandika inkuru ariko amakipe yabo ntibakabyama kuvuga ngo yes imbara mbonanye sinzi ibyo bavuga mu modoka n'iki ariko bakavuga uko wabibonye n'ibyo bari gushyiraho bijyanye nabyo ariko ntibavuga ati ngo umuntu aryama n'undi ariko ntabwo nababaye cyangwa ikintu aje ni iki umuntu yamenya cyabaye hagati yawe na Davido igihe ari i Kigali nk'iby'ikigo ushaka kumenya wagiranye ibihe bihe na Davido by'ukuri wowe uvuga ko ari iki cyabaye gitandukanye n'iby'abandi cyabaye nta bintu najyanye nawe waruvuze yuko ariko mwagendanye mu modoka ndi kuvuga ibyo bavuze ko kuvuga ko najyanye nawe mu modoka n'icyo cyose nakubyaga impamvu nanditse iriya comment muvuga nanditse ya caption ubundi kugenda na Davido no kuba wari uri kumwe nawe gusangira guhura wumva batari bakwiye kubyandikaho ahubwo murumva nk'icyo mbagize nicyo kintu cya mbere baba barakoze kumva urumva bari njyanye nawe ngiranye nawe with my friend and with him kandi bahutinze kuri lounge niyo batari bazi bakinze private party kuri lounge yitwa Twigisha ku ruhande rwa twari twagiye twumvika n'abandi bantu muri rusange ariko it was private urumva iyo muri komantire bavuga turajyanye kumenyana nawe ariko nothing more than that utekereza iki ku kuba event nk'iyo ngiyo ibaye kuba muyihisha abantu bakaza cyangwa mudashaka mukayigira private cyane hanyuma abantu bakaza kumenyaho akantu k'agapisi gato ka information ibyo ntabwo utekereza ko ari impamvu ikomeye yatuma babandikaho ntabwo ndakora abana mu kigenge igihumbi ariko n'abandi uriya mukobwa babonye amafoto ye kibazo so atapati cyamwigishe bakavuga bari mu cyumba cy'abana mu gihe muri lounge ibyo nibyo barabahije umuntu ni umustar aranje konti aravuga ati yewe ndashaka ahava lounge around avuga ati iyi lounge nayo ni business urumva njyaje guteza business and have a friend so ibyo ntabwo wagira n'abantu konti ubundi kantu yose